Vitamine 10 za mbere z'ingenzi ku mugore ndetse n'aho wazisanga. Ubusanzwe vitamine ni intungamubiri z'ingenzi cyane kuko zifasha mu mikorere myiza y'ibice bitandukanye bigize umubiri. Kugira ngo umubiri ubashe kunoza imikorere, ntushobora kubyikorera ubwawo, ahubwo ukenera vitamine zitandukanye ziba zifite imimaro igiye itandukanye. Kubura vitamine cyangwa kugira vitamine nke mu mubiri wawe bishobora kugutera ibibazo bikomeye, bigatuma uhura n'ingaruka z'ubuzima. Iyo ni imwe mu mpamvu nyinshi ari ingenzi kurya ibikungahaye kuri vitamine, ndetse byaba ngombwa mu gihe utazibonye mu byo kurya ukaba wazifata nk'inyongera mu bundi buryo. Abagore ndetse n'abakobwa mu ngeri zitandukanye ndetse n'imyaka yose, bitewe n'imiterere y'umubiri, hari vitamine z'ingenzi bakenera umunsi ku munsi. Ibi ni ukugira ngo bagire ubuzima buzira umuze kandi birinde indwara zitandukanye, by'umwihariko bitewe n'imihindagurikire y'imiterere y'umubiri wabo. Mizero Media irabasaba kuzirikana ko mu gihe utabashije kubona izi vitamine mu biryo bya buri munsi, hari inyongera zazo ziboneka mu mafarumasi anyuranye, bityo biroroshye kuzigura. Reka dutangirire iki kiganiro kuri vitamine 5 za mbere z'ingenzi abari n'abategarugori bakenera umunsi ku munsi. Vitamine ya mbere muri vitamine 10 abari n'abategarugori bakenera umunsi ku munsi ni vitamine A. Vitamine A irimo ibirinda umubiri byinshi kuko igizwe n'intungamubiri zigabanya ibyago byo kurwara indwara zikomeye, zikagabanya kugenda usaza ndetse kongera ubwirinzi bw'umubiri. Abagore b'imyaka itandukanye barayikeneye cyane kuko ifasha mu gukomeza no kubaka amagufa. Abagore b'imyaka itandukanye barayikeneye cyane kuko ifasha mu gukomeza no kubaka amenyo. Abagore b'imyaka itandukanye barayikeneye cyane kuko ifasha mu gukomeza no kubaka ingingo. Abagore b'imyaka itandukanye barayikeneye cyane kuko ifasha mu gukomeza no kubaka uruhu. Abagore b'imyaka itandukanye barayikeneye cyane kuko ifasha mu gukomeza no kubaka ururenda. Abagore b'imyaka itandukanye barayikeneye cyane kuko ifasha mu gukomeza no kubaka amaso ukabona neza. Reka dukomereze ikiganiro ku biribwa dushobora gusangamo iyi vitamine A abagore bakenera umunsi ku munsi. Iyi vitamine A abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni karoti. Iyi vitamine A abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni inyanya. Iyi vitamine A abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni watermelon. Iyi vitamine A abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni amapera. Iyi vitamine A abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni ipapayi. Iyi vitamine A abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni broccoli. Iyi vitamine A abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni inyama z'umwijima. Iyi vitamine A abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni amagi. Iyi vitamine A abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni kale. Iyi vitamine A abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni poivro, cyane cyane zitukura. Iyi vitamine A abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni poivro, cyane cyane zitukura. Iyi vitamine A abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni amata.
Iyi vitamine A abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni ibihaza. Iyi vitamine A abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni impeke ziri fortifiye. Iyi vitamine A abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni impeke ziri fortifiye. Vitamine ya kabiri muri vitamine 10 abari n'abategarugori bakenera umunsi ku munsi ni vitamine B2. Ubusanzwe vitamine B2 yitwa riboflavin, kandi igafasha umubiri gukura ndetse n'imikorere myiza y'umubiri. Vitamine B2 kandi ifasha mu kongera imbaraga no kongera ubudahangarwa bw'umubiri, ikagabanya gushesha urumeza no kugira ibinya, kwigunga, stress ndetse n'umunaniro. Kubura vitamine B bigira ingaruka ku bari n'abategarugori mu buryo umubiri usanzwe ukora, ndetse bikagabanya n'ubudahangarwa mu mikorere y'umubiri w'abari n'abategarugori. Iyo ubuze vitamine B2 bihita bitera guhorana uturwara twa hato na hato nko kokerwa mu muhogo. Iyo ubuze vitamine B2 bihita bitera guhorana uturwara twa hato na hato nko kuzana udusebe ku munwa. Iyo ubuze vitamine B2 bihita bitera guhorana uturwara twa hato na hato nko kuzana udusebe mu kanwa. Iyo ubuze vitamine B2 bihita bitera guhorana uturwara twa hato na hato nko gusaduka iminwa. Iyo ubuze vitamine B2 bihita bitera guhorana uturwara twa hato na hato nko gusaduka amaso agahindura ibara. Iyo ubuze vitamine B2 bihita bitera guhorana uturwara twa hato na hato nko gusaduka ururimi rugahindura ibara. Iyo ubuze vitamine B2 bihita bitera guhorana uturwara twa hato na hato nk'iminkanyari. Iyo ubuze vitamine B2 bihita bitera guhorana uturwara twa hato na hato nko kugira umusatsi ukomeye cyane. Iyo ubuze vitamine B2 bihita bitera guhorana uturwara twa hato na hato nko kugira uruhu rukanyaraye. Reka dukomereze ikiganiro ku biribwa dushobora gusangamo iyi vitamine B2 abagore bakenera umunsi ku munsi. Iyi vitamine B2 abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni inyama zose muri rusange. Iyi vitamine B2 abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni fromage. Iyi vitamine B2 abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni amata. Iyi vitamine B2 abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni yogurt. Iyi vitamine B2 abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni imiyege iribwa. Iyi vitamine B2 abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni amagi. Iyi vitamine B2 abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni soya. Iyi vitamine B2 abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni imboga rwatsi. Iyi vitamine B2 abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni ibihumyo. Iyi vitamine B2 abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni utubuto duto nka almond. Vitamine ya gatatu muri vitamine 10 abari n'abategarugori bakenera umunsi ku munsi ni vitamine B6. Ubusanzwe iyi vitamine B6 yitwa kandi pyridoxine, nayo ni ingenzi cyane ku bwirinzi bw'umubiri mu gukora neza. Iyi vitamine B6 ifasha kandi mu gukora imisemburo n'ibindi binyabutabire bikora mu bwonko
kandi bikarinda umuntu kwigunga bikabije, indwara z'umutima ndetse no guta ubwenge. Iyi vitamine B6 ifasha mu kuringaniza igipimo cy'isukari mu maraso mu mubiri w'umuntu, by'umwihariko ku bagore batwite. Ibafasha mu kugabanya no gukuraho iseseme bakunze kugira mu gitondo. Iyo vitamine B6 ibaye nke mu mubiri w'umwari n'umutegarugori, bishobora gutera indwara yo kugira amaraso make, kandi ibi bigira ingaruka ku buzima. Reka dukomereze ikiganiro ku biribwa dushobora gusangamo iyi vitamine B6 abari n'abategarugori bakenera umunsi ku munsi. Iyi vitamine B6 abari n'abategarugori bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni avoka. Iyi vitamine B6 abari n'abategarugori bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni imineke. Iyi vitamine B6 abari n'abategarugori bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni ibishyimbo. Iyi vitamine B6 abari n'abategarugori bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni inyama. Iyi vitamine B6 abari n'abategarugori bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni amafi. Iyi vitamine B6 abari n'abategarugori bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni utubuto duto. Iyi vitamine B6 abari n'abategarugori bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni pome. Vitamine ya 4 muri vitamine 10 abari n'abategarugori bakenera umunsi ku munsi ni vitamine B7. Vitamine B7 yitwa kandi biotin, ni ingenzi cyane mu mikurire y'uturemangingo n'ikorwa ry'ibinure mu mubiri w'abari n'abategarugori. Iyi niyo vitamine yonyine ituma imvubura z'ibyuya zikora. Vitamine kandi ifasha umusatsi n'uruhu kumera neza, gukomeza umusatsi no gutuma inzara zidacika nabi cyangwa gucikagurika. Vitamine B7 ikenerwa kandi kugira ngo amagufa akure kandi yongere n'umusukuro, bityo igafasha mu kuringaniza urugero rukwiye rwa cholesterol mu mubiri. Nubwo bigoye ko iyi vitamine iba nkeya mu mubiri, ariko bishobora kubaho ko yaba nke kandi bigatera umutima gukora nabi. Nubwo bigoye ko iyi vitamine iba nkeya mu mubiri, ariko bishobora kubaho ko yaba nke kandi bigatera imisatsi n'inzara gucikagurika. Nubwo bigoye ko iyi vitamine iba nkeya mu mubiri, ariko bishobora kubaho ko yaba nke kandi bigatera kugabanyuka cyangwa kubura amaraso mu mubiri. Nubwo bigoye ko iyi vitamine iba nkeya mu mubiri, ariko bishobora kubaho ko yaba nke kandi bigatera kwigunga ariko bidakabije. Nubwo bigoye ko iyi vitamine iba nkeya mu mubiri, ariko bishobora kubaho ko yaba nke kandi bigatera kubura imbaraga mu mubiri. Reka dukomereze ikiganiro ku biribwa dushobora gusangamo iyi vitamine B7 abari n'abategarugori bakenera umunsi ku munsi. Iyi vitamine B7 abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni amafi. Iyi vitamine B7 abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni ibijumba. Iyi vitamine B7 abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni almond. Iyi vitamine B7 abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni karoti. Iyi vitamine B7 abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni imboga rwatsi. Iyi vitamine B7 abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni urusenda. Iyi vitamine B7 abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni umuhondo w'igi. Iyi vitamine B7 abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni imineke.
Iyi vitamine B7 abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni soya. Iyi vitamine B7 abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni amata. Iyi vitamine B7 abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni fromage. Iyi vitamine B7 abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni yogurt. Iyi vitamine B7 abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni umuceri udatonoye. Iyi vitamine B7 abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni imbuto z'umuhondo. Iyi vitamine B7 abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni utubuto duto. Vitamine ya 5 muri vitamine 10 abari n'abategarugori bakenera umunsi ku munsi ni vitamine B9. Iyi vitamine nayo izwi nka folic acid kandi ni ingenzi cyane kuri buri mugore kuko irinda indwara z'umutima. Iyi vitamine nayo izwi nka folic acid kandi ni ingenzi cyane kuri buri mugore kuko irinda indwara z'umuvuduko ukabije w'amaraso. Iyi vitamine nayo izwi nka folic acid kandi ni ingenzi cyane kuri buri mugore kuko irinda indwara yibasira ubwonko yo kwibagirwa. Iyi vitamine nayo izwi nka folic acid kandi ni ingenzi cyane kuri buri mugore, irinda indwara zo kugabanuka k'ubushobozi bwo kwibuka. Iyi vitamine nayo izwi nka folic acid kandi ni ingenzi cyane kuri buri mugore kuko irinda indwara yo kwigunga. Iyi vitamine nayo izwi nka folic acid kandi ni ingenzi cyane kuri buri mugore kuko irinda indwara za kanseri. Iyi vitamine kandi yongera imikorere myiza y'ubwonko n'uturemangingo. Iyi ni nayo vitamine y'ingenzi mu burumbuke no gukura k'urusoro mu gihe umugore atwite. Kugira iyi vitamine izwi nka folic acid nkeya ku bagore batwite bishobora gutera umwana kuvukana ubusembwa nk'ubwitwa spina bifida. Reka dukomereze ikiganiro ku biribwa dushobora gusangamo iyi vitamine B9 abagore bakenera umunsi ku munsi. Iyi vitamine B9 abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni imboga rwatsi. Iyi vitamine B9 abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni umutobe w'amacunga. Iyi vitamine B9 abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni ibihaza. Iyi vitamine B9 abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni ibishyimbo. Iyi vitamine B9 abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni imboga. Iyi vitamine B9 abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni ibihumyo. Iyi vitamine B9 abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni inkeri. Iyi vitamine B9 abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni watermelon. Iyi vitamine B9 abagore bakenera umunsi ku munsi mu biribwa bagomba kurya, kimwe mu biribwa tuyisangamo ni amagi. Reka ikiganiro cya none tugihinira aha, ariko tubasezeranye ko mu kiganiro gikurikira tuzabagezaho vitamine 5 zisigaye z'ingenzi muri vitamine 10 za mbere abari n'abategarugori bakenera umunsi ku munsi ndetse n'aho wazisanga. Reka tukwibutse ko ushobora kongera kumva iki kiganiro kugira ngo urusheho gusobanukirwa birushijeho ibi tumaze kubaganirizaho kandi bikakugirira umumaro.
Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kanda subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Bityo ubaye hari icyo wifuza kutubaza, hari icyo wifuza kudusobanuza cyangwa hari icyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro amagara n'ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.